ngewe nje guhamya ibya Yesu kubera ko ndashaka kukubwira amagambo agera nko 20. Iri zina iyo rishatse riragukiza, iri zina rikakurwaza, iri zina rikabakayimera ko bagufata ijambo ryarangiza rikaza rikakababandi bagufashe ijambo rikabambikana w'amagambo. Iri zina riguha ubupastor rikakwambura ubupastor. Yes. Iri zina rikugira umuhanuzi rikakwambura ubuhanuzi ugasigara uri giporoporo uri ikiwerewere uraho ngaho gasiguka ugenda ukuvuga ngo zazo kuko twamaze kumenya ko nazo baziga bafata inyuguti imwe bakariteranyaho n'irindi ati wi Imana yo mu ijuru twagiye tubwira abantu turababwira ati nyamara Imana ije guhemba no guhana ariko ntibumva ariko Imana yo mu ijuru ije kubishyira ku murongo nurangara uragendana n'ibishingwe hanyuma narakubuye abantu baranseka njya kumena ibishinga abantu baranseka ariko nagira ngo mbwira abantu iyicara kuri ya ntebe iravuze ngo amagambo wavuzwe uri gukora umurimo wayo kandi by'ukuri yarayumvishije kugira ngo Imana nagwije guhora Imana ije kugira gute gukora isuku mu murimo wayo. Abapastori n'abashumba nabo nuko yego bose nta muntu n'umukirisitu nawe Imana irakujya no mu bantu bubatse ingo iri buhagere ije gukora isuku. Marayika w'umwami Imana agiye gutambagira mu nsengero agiye kweza uruhimbi rwayo. Urabona iyi tapu ukuntu isa, urabona ko yatangiye gucya. Abarozi irakorupye, abicanyi bo mu mutima irakorupye, abagambana akorupye. Iyo umuntu akorupye nuzi kazana n'itorosho akaza akahanagura aho yakorupye agasa neza. Hanyuma rero niko Imana igize gute ikoze. Yes, nizere ko umeze neza uri amahoro. Wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu dukora ibiganiro byinshi kugira ngo dukomeze twubakane ubwami bw'Imana. Nge meze neza, ndamahoro. Imana ikomeje kundinda n'abanjye n'ibyanjye, nubwo maze iminsi nameze neza ariko ndakumva biri kongera kugaruka. Imana ihimbazwe. Gira umugisha n'Imana kongera kwakira Musangira ngendo Damuntu. Bimeze bite? Ndaho ndashima Imana. Na amahoro. Amahoro yuzuye. Twabona muri Yesu kwa datane hogosa asendere ya mahoro. Singushubije se? None se yo ngayo kwa data yo nayo ufite? Gira amahoro ya Kristo. Tuyahorane. Aha, nayo mbashaka ubundi ayo mwisi yo ntago yakeneye. Umeze ute? Bo njya nkunda kuvuga buryo iyo mbyutse nkabona biremeye nshima Imana. Cyane ukuri pe. Roba buri hari ikintu namaze gusobanukirwa neza. Uyu mubiri ni ubusa. Urawusiga ukawugaburira ukawambika ukawunezeza pe. Ariko mu isegonda kaguhinduka cyane uwo mwanya. Rero n'uyu mwuka mu mpega nta feza n'izahabu natanze, ndetse sinajya no kugura muri butike. Yego, uyu mwuka mu mpega iyo mbyutse nkumva umutima wanjye uratera neza, ndahumeka, ndapfukama nkabwira Imana ngo ushimwe. Haleluya. Rero nshimiye Imana ko ikindindiye ubuzima, ikindindiye bugingo. Kuko niyo mpamvu tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara kabisa. None muririmbye akahita yuzura mwuka wera ngo urwane intambara nziza. Bisobanuye ngo Kristo yarazi neza ko nubwo agushyize mwisi ariko intambara uzahura nazo hari ubwo uzazihanganira, hari ubwo uzarwana ukanesha, hari n'ubwo uzarwana ugatsindwa. Ariko icyo dushimiye Imana nuko Yesu akurwanirira. Amen. Hahandi ubona imbaraga zarangiye neza mu kirengarenga cya nyuma kabona Imana iritamura, Yesu kajya kubona ukuboko kwayo ngo ba kuraje. Sha ubukode bukahita bwishyurwa neza. Sha kabisa. Ariko hahandi baba bavuze ngo
wapfuye ati runaka yapfuye byarangiye akajya kwaga agatima ngo karongera karateye hari mu kirengarenga cyanyuma ariko Imana yitamurura ukavuga ati kabisa byanze neza n'abantu bahamije ko byanze Imana ikitamuna. Uzi ko aba bantu bigisha Yesu ni ukuri kw'Imana 90%, uzi ko batamuzi. Ariko noneho menya Yesu uri kuvuga muri wowe, noneho menya yemewe kabisa. Yewe Yesu uzi ko umva ukuntu Bibiliya ivuga. Uretse mbabarire utera agatebe ubuse tuvuge Yesu wemewe, ariko harega abantu bose baramuvuga. Nyine ngewe nje guhamya ibya Yesu kubera ko ndashaka kukubwira amagambo agera nko 20. Ubu nitwayaga tuganira warakaye. Urumva Imigani 18 umurongo w'10 navuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungiramo agakomera byonyine. Oya na Dawidi 90 yaranditse Zaburi aravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama aho ngaho mu gicucu cyishobora. Reka tuvuge kuri iri zina abantu bitwa amazina runaka, bakitwa ba Damuru, ba Profete, ba Robati, bande yande na yande bakanayahimba ngo ni baji ngo ni wawa bagahimba amazina. Ariko hari izina ritarya rihinduka. Umuntu yahinduka ariko iri zina ntago rishobora guhinduka. Haleluya. Urumva umuntu yakubwira ibitabapfa ariko iri zina rikubwira ijambo rya nyiri ijambo. Oya ni izina abantu benshi barayubatse kandi yaravuze ngo iri zina risitaza benshi rigakomeretsa. Oya hari nabo rishwanyaguza mwana baretse ariko buretse iri zina reka ndaje ndikubwira abadukurikiye yego abakunzi b'isezerano n'abakunzi banjye bwite n'abayada bose n'abayada n'aya Safiro TV ubu niko sigaye yitwa ariko none urumva amazina urayahindura none se mbigenze nenyine akonga byaranze bijye byanga ntureze nureba ko na ntuza nigirira ruko na mikrofone byanze ariko bamugana nk'abakunzi b'isezerano kuri nk'abapfumu nk'abakunzi wamagana ibisezerano ibaze ariko reka nkubwire oya garuka genda buretse ntago ndata umurongo ndimo nukuri kw'Imana ndimo. Ejo bundi Juste yarambwiye ati nk'umu ujya gukora ibiganiro ku isezerano ubu koko babure no kukugurira mikoro koko mikoro z'50. Niba nayereko bafite urabarenganya nyine nanjye navuze ngo iri zina ryiringire mwana amaso y'abantu iyo nakuyiringira. Ariko nanone mwibasebye abantu bo kwisezerano n'abantu beza nanone tujye tuvugisha ukuri abantu bo kwisezerano abantu bo kuri yada abantu bazima gusa. Ariko nimba buri hari ikibazo mfite umuntu yantije kamera urabizi ko nayo nari mfite na mikoro nari mfite zarapfuye. Urumva nta nubwo nose ubundi wamugane yazamukite urumva atari ikibazo kandi guhabwa footage ni ikoze baraguhana mu izina rya Yesu tukwatuye imbaraga z'ubumana. Imana iguhe kamera n'ibikoresho byayo vuga ngo amen amen. Twakomeje noneho iri zina umukiranutsi ahungira agakomera. Roba uzi ko iri zina rikwambura agaciro rikaguhesha agaciro. Ntago ibyo mbyumvishije ntago ushaka kubyumva. Iri zina ryaduhaye agaciro riguha agaciro rikakwambura agaciro. Gute? Ndaguha urugero. Uyu munsi wa none iyo wamenye Kristo bakwigisha ko kwa Yesu binagana ariko iyo ugezeyo iguhamagara uri umugabo uri nyakubahwa ariko wagerayo rikakwambura rya zina nyakubahwa rikakugira pastori wa ntuzo wandagara wundi. Oya rega Yesu aramanza akagucura none atagucura se none yavuze ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura nzakugira inama. Rero iri zina rirabanza rikakujyana mu ishuri ryo kugira ngo usobanukirwe Yesu wariwe. Iri zina rikugira umubyeyi. Iri zina rikakwambura ububyeyi. Sinzi nimba uri kunyumva neza. Sinzi nabyumvisha rikujyana aho rishaka riragucura. Iri zina riguha urubyaro rikakwambura urubyaro. Yego. Turi kugendana rikora ibyo rishaka mu gihe cyaryo. Iri zina riguha igikundiro rikakwambura igikundiro.
iri zina rirakubakira ryarangiza rikanakunyaga. Sinzi nimba unyumvishije. Yego. Iri zina rirakurwaza rikanagukiza. Iri zina rikugira umugabo rikakwambura ubugabo. Iri zina mbese iri zina rirakomeye. Niyo mpamvu abantu barivuga. Hari abantu barivuga ariko bikinira ariko bataza agaciro k'iri zina. Kubera ko Yesu yabwiye uwari ushatse kumukurikira avuga ngo ariko rero bundi kugukurikira bisaba iki? Ndaramubwira ati rero kunkurikira bisaba kwiyanga. Yego. Kwiyanga. Niyo mpamvu ababigisha rero baravuga ati nimuze kwa Yesu bigeze gute birashyushye. Ariko ntago bazi ko iyo bagezeyo iri zina ribanza kubacisha hirya no hino. Iri zina bamwe rikabahe igisubizo abandi rikabambura igisubizo. Urumva? Iri zina bamwe rikabaha ibyangombwa irindi rikabima ibyangombwa. Iri zina rikakujyana iyo mu mahanga rikaguhesha icyangombwa cyo gutura mu mahanga abandi ati ni mutahe cyangwa se bakakwima ibyangombwa ugasigara uzerera aho ngaho. Iri zina rikujyana mu butayu rikakwigisha kubaha Uwiteka rikakwicisha inzara. Iri zina rikakwambika ubusa. Iri zina rikakwigisha kugenda ibirenge kandi wari ufite inkweto. Iri zina rikakwambura imyenda kandi wari ufite imyenda. Iri zina rikakwambura igikundiro ufite igikundiro. Iri zina rikagukura ku kazi. Iri zina rikaguhesha akazi. Iri zina rikaguhesha ibyangombwa. Iri zina rikakwimisha ibyangombwa. Iri zina rikakwima ijambo. Iri zina rikaguha ijambo. Ni izina rikomeye. Ni izina rikomeye. Bamwe ribambura amajambo abandi rikabaha amajambo. Yego. Ahubwo dore ikintu kimaze abantu abantu barashaka kubwirwa ko ribahaye aho ngaho amajambo. Yego. Ariko bajye bamenya ko riyo ribishatse rikwaka ijambo. Iri zina riguha ubupastori rikakwambura ubupastori. Yes. Iri zina rikugira umuhanuzi rikakwambura ubuhanuzi ugasigara uri giporoporo uri ikiwerewere uraho ngaho. Gasiguka ugenda ukuvuga ngo zazo kuko twamaze kumenya ko nazo baziga. Bafata inyuguti imwe bakariteranyaho n'irindi ati wi. None se nkazo buretse wirihirizi. Oya nigane twumve. Oya iri zina buretse gatoya. Buretse gatanaje kuvuga iri zina ukuntu rikomeye. Iri zina umukiranutsi ahungiramo agakomera. Iri zina umuntu wese ugiye kwa Yesu akirirayo. Iri zina iyo rishatse riragukiza. Iri zina rikakurwaza. Iri zina rikabakayimera ko bagufataho ijambo ryarangiza rikaza rikakababandi bagufashe ijambo rikabambikana w'amagambo. Sinzi numva unyumvishije. Iri zina ryemera ko bagufataho ijambo bakaguvuga bakagusebya bakaguharabika bakagutuka kuko ariko nyuma yaho iri zina wamaze kuryinjiramo neza wamaze kuba umukiranutsi wamaze kwinjira ku munara watumbagiye wamaze kugeramo neza muri Yesu neza rikakubwira ngo mwana wanjye kuko umwami Imana izagutaba nicyo gituma utazigera umwana kubera ko wamenye iryo zina rikaza rikakwambura ryari bakumwajije ariko barno babakarikahita riza rikariya oya muhagarara aho ngaho stop. Iryo ni rya zina. Iri zina ariko urarizi. Iri zina rikuzana ku isezerano sha. Rikakwicazaho pa ari abandi babuze uburyo bwaho bakorera umurimo. Iri zina we niryo rishyira hejuru rikanashyira no hasi. Iri zina rirakwica rikabaka gushyira kuzina rikanagukura ati vayo ninge Uwiteka ninge munarukomeye. Iri zina utwara imodoka abandi bakagonga wowe. Iri zina riratanga. Iri zina wicara kuri kamera ukamenya ibyo uri buvuge abantu bakagukurikira urumva iryo zina ritahambaye kandi ubushize naraje ndaza mvuga rya zina iri zina ndakubura n'ibishingo njya kumena kubera rya zina rikomeye. Satani arafuha kamera nuza mikoro zanjye zitazishye kubera namenye rya zina. Iri zina shari guha ikote rimwe ukaryambara umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu. Iryo zina iri zina riguha ishati imwe ukayambara kandi iri shati ikakunyura rimara umubabaro
ngo ryarangira rikabatenyura. Noneho umva iryo zina ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza, ngo niryo riwukiza, ushonje riramuhaza muri iryo zina. Urumva muri iryo zina ibirema biragenda, impumyi nazo zirahumuka, iryo zina roba twakomeje niryo kubahwa. Ariko nagira ngo mbwire abantu yego nibahungire ku Uwiteka muri iryo zina. Nayo mpamvu mu itangiriro 12 aho ngaho hafi aho ngaho ku murongo wa mbere niho havuga ngo Imana isanga Aburahamu. Icyo gihe yitwaga Aburahamu. Aho ngaho ati ngaho uva mu gihugu cy'iwanyu usige so na nyoko uze nkwereke igihugu nzagutuzamo. Noneho kubera rya zina rita rimuhindurira izina rimwita Aburahamu. Noneho Imana irangije iravuga ati si cyo cyonyine, kubera ko wemeye ukanyumvira n'umugore wawe muhinduriye izina. Ubundi ari akanyuguti yashyizemo kitwa hashi. Aburahamu. Salah. Yitwaga Zala, itishyiraho Salah. Aburahamu. Urumva iryo zina rihindura n'izina. Akuzi ko iri zina rya Yesu rigukorera ubukwe. Ugahita uhindura izina nyine. Ugahita uhindura ugahita witwa papa runaka. Papa Neri. Hejuru cyane. Iri zina rigukorera ubukwe. Imana ikakubwira ati mwana wanjye nguhaye urubyaro kubera rya zina wamenye. Rikakwima urubyaro abandi bakabyara gatanu utarabyara inshuro n'imwe. Kugira ngo nubyara nka Hana uzaba ubyariye rimwe. Iri zina riratangaje. Iri zina rikwima abagabo kandi mwese hari abagabo. Iri zina rikwima abagore kandi mwese hari abagore. Arega niryo kugirwaho impaka. Nubu turi kuvuga ibi ngibi hari umuntu ushaka kwibaza ati subundi iryo zina kuba abantu babishakira ibyiza gusa, ariko Imana yikwimye ikintu witwa cyiza ibifite impamvu yacyo cyejo hazaza mu byiza. Ni nayo mpamvu yavuze ngo ndinde isezerano ryanjye nkaririnda na none aribwiye. Yes. Kubera kuri muri irya zina. Nagira ngo mbwire abantu nibagire vuba vuba baze binjire mu rurembo Siyoni. Amen. Baze binjire kuko Yesu aracyateza amaboko. Ariko ntitwibagirwe yuko kari abantu Imana ije kwambura bya byubahiro yarangize kabacisha bugufi. Uhereye ku izina mu minsi yashize warakubuye uravuga ati ni YouTube yacu ndakubuye. Hari abantu nabonye batanye kuvuga ati ntituzongera kubabona hano. Ubwo urumva byakatajya gukora ni iki Imana ishyize ku mutima wawe uyu munsi noneho? Hanyuma reka twifashishe Bibiliya. Twifashishe Bibiliya kugira ngo tuze kubigendanamo neza. Tuze kubigendanamo neza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru twagiye tubwira abantu turababwira ati nyamara Imana ije guhemba no guhana ariko ntibumva. Ariko Imana yo mu ijuru ije kubishyira ku murongo. Hanyuma reka dusome mu byahishuwe ibice 21 ku murongo waho ibice 21 umurongo waho wa 15 aravuze ngo wavuganaga nanjye yari afite urugero rw'urubingo rw'izahabu kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zawo. Urwo rurembo rungana impande zose uburebure bungana n'ubugari ageresha urwo rurembo n'urubingo ageramo sitariyo inzovu n'ibihumbi 2 uburebure bw'umurambararo n'ubugari bw'uburebure bw'ibihagararo bingana. Hanyuma turasoma ibyahishuwe n'ubundi
n'ubundi turasoma n'ubundi ibyahishuwe 21 umurongo 21:5 twumve icyo Imana ivugana natwe. 21:5 akavuga ngo yicara kuri ya ntebe iravuga iti ibyo byose ndabihindura bishya, kandi ati andika ayo magambo ariyo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti birarangiye, ni nge Arufa na Omega, itangiro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa ibyo byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari yo rupfu rwa kabiri. Amen. Hanyuma nari maze iminsi nagera hano nibere mu bihe byiza byo gusenga, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo ibense ngo Uwiteka binyemeza yuko ansubiza. Hanyuma reka tubwire abantu aya magambo ibyahishuwe. Amaze kutubwira ngo uyu yari marayika, cyangwa se yari ari kwereka Yohana. Yohana yari ari kwerekwa, agira gutya abona marayika ari kugenda agera urugero, afata urubinga akajya agera atambika uburebure ubugari. Hanyuma reka mbwire abantu ngo Imana ije gukora isuku mu nzu yayo. Uri kunyumva neza Robert cyangwa ntabwo uri kunyumva? Ndi kukumva cyane. Imana ije gukora isuku mu nzu yayo. Umurimo w'isuku urakomeje? Isuku. Hanyuma 5:21 avuga ngo iyicara kuri ya ntebe yamaze kubona ibiberamo ndani mu isengero, ibona harimo ibizira byinshi. Maze kubona ko harimo ibizira byinshi, iraza iravuga ngo dore byose ibyo ngibyo mubona nje guhanagura. Uranyumva neza Roba? Hari umuririmbyi nimba yitwaga Kibonke, niwe yigeze kuririmba ngo nurangara uragendana n'ibishingwe. Hanyuma narakubuye abantu baranseka, njya kumena ibishinga abantu baranseka. Ariko nagira ngo mbwire abantu iyicara kuri ya ntebe iravuze ngo amagambo wavuzwe uri gukora umurimo wayo kandi by'ukuri yarayumvishije, kugira ngo Imana ntabwo ije guhora. Yewe Imana yo mu ijuru dushingiye ku mirimo n'ibitangaza Imana ikora, Imana ije kugira gute? Gukora isuku mu murimo wayo. Kubera ko ibisambo byabaye byinshi, abinda nini babaye benshi, abarenganya abandi babaye benshi, yego, ababeshyirana n'abandi babaye benshi, abavuga ko yavuze kandi itavuze babaye benshi, abajura n'abasambanyi n'abarozi babaye benshi mu itorero. Ariko nagira ngo mvuge iki kintu, iyicara kuri ya ntebe ije gukora isuku mu nzu yayo. Iyicara kuri ya ntebe ije gukora isuku mu nzu yayo. Ni nayo mpamvu yavuze ngo ariko abanyabwoba n'abatizera, abanyabwoba n'abatizera, marayika ugera cyangwa se wazanye urwo rubinga aje kugera, abahagaze neza mu murimo wayo, abo ngabo nimba uri umunyabwoba uragenda muri bya bishingwe kabisa. Wowe watakaje kwizera uvuga ngo Imana ntabwo igikora, irakora. Rero wowe ufite gushidikanya kwinshi, nudahagarara hamwe
uragenda muri bya bishingwe. None se nyuma yo gukubura no kumena ibishingwe nukora isuku? Yego cyane. None se iyo ujya ku gatuti uri kubyinira ku mpigi no ku duhu no ku miti, ugira ngo Imana ntago iyo myanda yireba? Iyo myanda ntiyireba. Yego. None se nimba uri umunyabwoba ukaba utizera, urumva ko Imana izazite kandi watakaje ibyiringiro? Sawa rero. Yego. Noneho akavuga ngo kandi n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma, abasambanyi n'abanyabinyoma n'abati byose biri hehe roba? Urumva biri ahangaha se aha muri iyi mbuga? Wapi? Biri hehe mu nzu yitiriwe izina ryayo? Reka mbabwire ngo iraje. Yego. Ije gukora iki? Iyi ni isuku. Isuku n'isukura se ntabwo uzi ko bikorwa se? Mw'isuku n'isukura. Yego. Si hari igihe ujya kubona ukabona abashinzwe isuku n'isukura baje mu ngo, baje kureba ati se amatuwarete yanyu reka turebe uko bimeze mu baturage. Nimba leta y'u Rwanda se igira iyerekwa ikaza ikavuga ati reka tujye kureba abaturage tuyobora isuku bagira, bakaza kureba ayo masuku, wasanga udafite isuku bakaguha ati kora gutya na gutya na gutya, amande ahubwo, cyangwa bakaguca n'amande. Rero ni nako Imana ije kugira gute? Ije gukora isuku. Yego. Imana ije gukubura, ije gukora isuku. Yego. Nimba amaresitora si ubucuruzi se? Yego. None se abantu bagabura iby'Imana harya ubwo bari iki? Ni abagabura nyine b'iby'Imana. None reka mvuge ngo nabije kureba ko ibyo yabahaye koko bifite iki? Vuga ngo ni isuku ariko ifite isuku. Yego. Iryo jambo utubwira koko nimba ryejejwe rifite isuku. Yego. Nimba abayobozi bashinzwe isuku baza bakareba amaresitora ko afite isuku, basaba badafite isuku bakahita bafata igipapuro ati banza ukora iki? Isuku. Bakagufungira. Yego. Hanyuma reka mvuge ngo Yesu arongeye yagize gute? Aje kureba isuku. Aje kureba isuku. Ubwo amatorero adafite isuku, mu simba arobesheje, adafite iki? Isuku. Nibagire vuba vuba bashaka uburyo bagira gute? Ubwo umenye ibanga. None darubushize sinzi umuntu nabwiye arambwira ati ariko rero hashatse ukuntu wakora agasuka aho ngaho ukorera ko Yesu naza akazaza kababiraho. Sibuteye kabiri baba baramufungiye. Reka mvuge iki kintu. Yesu aje gukora isuku mu masengero cyangwa mu isengesho, mu masengero zo hirya no hino. Yego. Hanyuma naza gasanga uruhimbi rwayo ruriho imyanda. Yego. Uru rusengero ruzajya rufungwa. Zigiye kongera gufungwa? None se abanyamwuka barabyumva, abanyamubiri ntago babyumva. Yesu yavuze ngo iki? Ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo abasambanyi n'abarozi, yego, n'abicanyi n'abatizera baba hehe? Bose nyine baba mu nzu y'Imana. Sawa rero. Kandi ibyo byose niko byitindikiye hehe? Mu nzu y'iki? Mu nzu y'Imana. So bivuze iki rero? Naza kandi ntabwo ari kera, naza gasanga
wereka mbwira abapasiteri bafite insengero yego naza agasanga ibyo uvuga ibyo wigisha abakirisitu bawe bidasa nawe nawe ubwawe arakujyana kwifungira usibye no gufunga urusengero nabo barafungwa si uko nivugiye kandi ubu ngubu baravuga ataha tingaho yego kuko Imana yamaze kwitegereza isanga nubwo bafite izi nyigisho berekana izindi mbaraga ko ari abantu bayo ariko ntabwo ari kibabona sibabona uzi ukuntu yaravuze ngo banshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo igirira gute imbakuri so bivuze iki rero Imana yamaze kwimanukira mu murimo wayo mu makorari izo ndirimbo uririmba by'ukuri iyo aba wayiririmbaga ariko uyikuye hehe ku mutima ariko uterekana uburyarya buri muri wowe ukereka abantu ko uri umuririmbyi ariko wambaye umwambaro w'uburirimbyi ariko butari ku mutima rero numara kwisuzuma neza ugasanga ari aho watandukiriye uhagarare neza muri uwo mwanya kugira ngo Yesu naza mu murimo we nawe atakugendana n'imyanda iri ku ruhimbi kubera ko hari ibyo Yesu aje yageze gute yahaze gukoropa no gukoropa Nose marayika w'umwami Imana nitwasanze ko yageze mu ngerera akajya afata akajya apima akajya hirya mu ngune enye z'urusengero akabona ibintu ni sawa ariko atangira kugenda noneho agera muri iyo atajya kureba akabona ari sawa ntago yaba yaragiye agera ubugari n'uburebure n'impande hoya aba yarahise ivuga ati noneho ibintu ni sawa niyo mpamvu gatanu avuze ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga ati byose aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri uranyumva neza rero bivuze ngo iki umuntu wese wumvishije ijambo rya nyiri ijambo akarikomeza uwo nguwo uri mu murimo wayo Imana ije kumushyigikira amen ariko reka mbwe twari turi kubaririmba n'abacuranzi nabo nuko abapasitori n'abashumba nabo nuko yego bose nta muntu n'umukirisitu nawe Imana irakugeraho no mu bantu bubatse ingo iri buhagere hose kuko ije kureba isuku ije gukora isuku igenzura ndi kumva igenzura harya umuntu agenzura umugenzuzi harya agenzura ibyo atahawe kagomba kugenzura ari yego aba yabihaye cyangwa se ari ibintu bikemangwa abantu kaza kureba ko bigenda neza nyiri matwi yumva agira gute ubwira wumva nagira gute navunika sawa rero wagira ngo se dusatiye umusozo sugira ngo njye hari ikibazo ngewe mfite ko gahunda ihari ari ugukora isuku intumwa niyicwa Yesu agiye kuza afite ikintu cyitwa itorosho ikintu bita gutorosha urumva azi mu murimo wayo bya bindi byose twavuze agiye kubikura mu murimo wayo ubundi yongere asigare hari clean hasa neza ubushize narakorofye narakubuye maze gukubura njya kumena ibishingwe navuze ngo
ije kweza uruhimbi rwayo. Hanyuma ibyo twasomye mu ijambo ry'Imana harimo abicanyi, abarozi, abasambanyi, tutibagiye n'abasenye ngo z'abandi, n'abasinzi, abanywatabi, abagerekera ingo ku zindi. Ibyo ni ibyaha byibera hehe? Mu nsengero. Noneho bakajya ku gatuti, bakajya kubwiriza, bagahanura, bakaririmba babifite. Rero banze kurekura. Niyo mpamvu marayika w'umwami Imana azanye uruhimbi yaje gukoropa. Uru ni uruhimbi. Aha naheraho iki? Y'Imana. Uko iyi tapisa urabona ko isa nabi, urabona ko harimo ibyondo. Ibyondo se si ibyaha? Hanyuma ibi ni ibyaha biri ku ruhimbi rwayo. Imana ije kugira gute? Gukoropa. Irakorupye. Ubusambanyi irakorupye. Abanywatabi n'abasinzi irakorupye. Abarozi irakorupye. Abicanyi bo mu mutima irakorupye. Abagambana irakorupye. Abanyeshya irakorupye. Bica umurimo naho irakorupye. Turaki iyi tapire irimo kugenda icya, niko imitima yabaye umukara kandi bitwa ngo barasenga. Abo ngabo nabo iragize gute? Irakoropye. Imana igize gute? Abantu babanurira ku ruhimbi babeshya. Nabigize gute? Irakoropye. Abagambana bakagambanira bene se bitwa ngo bari mu murimo wayo. Nabigize gute? Irakoropye. Imana irakoropye. Kandi marayika w'umwami Imana agiye gutambagira mu nsengero, agiye kweza uruhimbi rwayo. Urabona iyi tapu ukuntu isa? Urabona ko yatangiye gucya? Uranyumva neza? Hanyuma rero ba bandi bihisha mu murimo wayo, urabona ko twabanje imbere. Hari abantu bihisha mu murimo wayo bakibwira ko Imana itagize gute? Nabo yahageze rero. Babibonye bamwe babwira ko basumba abandi. Bamwe bafite bameze nk'ibigugu mu nzu y'Imana, bavuga ngo ntabwo Imana yadukoraho. Abo ngabo bigize gute? Irakoropye. Kubera ko yarababwiye ntibumva, babwira kwihana ntibumva, izanye umukoropesho. Ije gukoropa. Igize gute? Irakoropye. Imana irakoropye. Imana irakoropye. None se iyo umuntu akoropye, nuzi kazana n'itorosho akaza akahanagura aho yakoropye hagasa neza. Hanyuma rero niko Imana igize gute? Ikoze. Kuko Imana yarambiwe guhora ikina n'abana b'abantu. Imana irambiwe guhora ikina n'abana b'abantu. Buriya rero abwirwa menshi akumva beneyo. Ngewe reka ngushimire ku ruhande rwanjye kuba usoje message Imana yaguhaye. N'abadukurikiye nabo ntago ari abana. Damu, hejuru y'ibi ngibi, hejuru y'uko tubwiye icyo Imana igiye gukora, nta kindi narenzaho. Kashimira abantu babanye natwe. Shimire nawe wemeye gutumika kubw'ijambo ry'Imana. Babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, ariko umuntu ushaka kukuvugisha kuri telefone yawe ni 078 279 652. Niyo ngiyo. Mwakoze kubana natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom, nawe ubutaha.